Ikaze nanone kuri uno murongo wa YouTube channel, nk'ibisanzwe ni Eugene Frank. Wari uzi ko hari amategeko atanditse agenga umuco mbonezamubano mu muco nyarwanda? Uyu munsi nibyo naguhishiye, ntibigucike. Niba uhamagaye umuntu kuri telefone, bikorera rimwe cyangwa kabiri gusa, birahagije. Niba atagufashe buriya hari impamvu, cyangwa ahugiye mu bintu bikomeye cyane. Guhatiriza si ubusirimu, si n'umuco. Wamwandikira ubutumwa bugufi, yazabishaka cyangwa se yazabishobora akagusubiza, ariko ntugahatirize. Niba hari uwakugurije amafaranga niyo cyaba igiceri gito 1/5, yamusubize na mbere yuko ayakwibutsa. Bigaragaza ko uri indakemwa, inyangamugayo, ndetse jya utirura niyo waba watiye agakaramu, umutaka cyangwa akagasuperi cyangwa agasorori tuzi kano gatoya cyane. Niba hari umuntu ugusohokanye muri resitora, ntugatumize ibiryo cyangwa ibyo kunywa byinshi kandi bihenze cyane. Niba atari wowe uri bwishyure, gerageza gutumiza bikeya kugira ngo batagucishamo ijisho. Hari ibibazo umuntu ujijutse adakwiriye kwibaza, nk'ibi bikurikira: ese nturabona umugabo? Nturashaka umugore? Kubera iki se? Cyangwa ukamubaza ngo igihe wagashakiye nturabyara? Cyangwa ngo uracyaba mu bukode se? Kuki utubaka inzu yawe? Cyangwa ukumva arakubaje ngo nta modoka ufite? Kubera icyo ugenda n'amaguru? Ndakubwiza ukuri, ibi rwose si umuco nyarwanda wagakwiye kuranga umuntu ujijutse. Jya wibuka gufungurira urugi umuntu uje agukurikiye, ukomeze urumufatire, umwenyurire. Uwo ari we wese, yaba umugabo cyangwa umugore, umwana cyangwa undi muntu ugeze mu zabukuru, kubaha umuhisi n'umugenzi ntibigusuzuguza rwose, ahubwo bishoboye kukuzamurira icyubahiro wari ufite. Niba ufashe tagisi, mucuti wawe akakwishyurira, nawe uzibuke kwishyura ubutaha. Niba ari rifite aguhaye agaca kuri sitasiyo, gerageza umugurire ka esase, kubera ko kurya cyangwa kunyunyuza abandi imitsi ntabwo ari byiza. Ushoboye kuba ugaragaje ko uri umusirimu kandi udakunda iby'ubuntu, keretse nimba ubona atabikeneye. Ntugakunde kujya impaka no gushaka gutsinda byanze bikunze. Buriya ibyo twavuze hejuru kuri nimero 6 na nimero 9 biterwa n'aho ubirebera. Burya iyo hariho ibitekerezo bibiri binyuranye, ubuzima buraryoha. Wasanga mugenzi wawe ari we ufite ukuri. Ntugace umuntu uri kuvuga mu ijambo. Jya ureka umuntu uvuga arangiza ibyo yavugaga. Mutega amatwi, nibwo uza kumenya icyo yashakaga kuvuga. Wayungurura nyuma ibyavuzwe, aho kuvuga ngo ubwo se ushatse kuvuga iki? Ntibyaba byiza uretse akabivuga? Niba washakaga gutera urwenya n'umuntu ukabona ararakara vuba, bihagarike rwose, wikomeza. Hari abafite kamere zo kudatera ububyara cyangwa se urwenya. Bizagaragaza ko wita ku badakomeye kandi bizakurinda gufatwa uko utari uri. Itoze kuvuga ngo murakoze kandi ubivuge mu ruhame. Igihe umuntu agufashije akana kari ko kose, ibi bizakongerera icyizere ndetse bigaragaze ko uri umuntu nyamuntu. Mu ruhame, mu bantu mutamenyeranye, ntukamwaze umuntu, ariko mwiherereye mubwiza ukuri kose, azabigukundira. Ntiwemerewe kuvuga ku mubyibuho w'abandi cyangwa se ku kunanuka kwabo, ariko wagira icyo uvuga ku kuntu uwo muntu agaragara, wivugira gusa uti asa neza cyane. Nashakaga kuvuga ku mubyibuho we, nk'ukuntu yifuza guta ibiro, azabyivugira. Kirazira kikaziririzwa kunenga umubyibuho w'abandi. Ni ubunyamusozi rwose cyangwa ubuturage. Niba waganiraga n'umuntu akakwereka ifoto ye muri telefone, winyereza agatoki ushaka kureba andi mafoto. Have rwose, utagwa mu bitakureba, ntawamenya. Niba hari mugenzi wawe ukubwiye ko afite randevu yo kubonana na muganga, wimubaza ngo urwaye iki, wafashwe ute,
urarwaye se? None se kwa muganga ntuzi icyo bajya gukorayo? Mu gisirimu uramubwira uti humura biragenda neza. Ashobora kukwibwirira uburwayi bwe utabanje kumuvomamo amagambo. Hari n'abadakunda kubwirwa cyangwa se gucibwa intege n'uburwayi bwabo. Niba akwizeye arabikwibwirira wibimuhatiriza. Byaba byiza cyane wirinze kubyasasa. Iby'uburwayi bw'umuntu ni ibanga, ntiwishimire ko bimenywa na buri wese. Ku kazi jya wubaha umuzamu, umuntu ukora isuku, nk'uko wubaha abakozi bandi bagenzi bawe, ndetse nk'uko wubaha bosi ba SO n'abandi babosi badukoresha ku kazi. Agashiha n'agasuzuguro ntawe byubahisha, nyamara abantu bose bishimira umuntu wiyoroshya, umwenyurira abantu bose. Niba hari umuntu uri kukuvugisha, gukomeza kureba muri telefone yawe cyangwa kuvugisha undi muntu wa wundi akivuga ni agasuzuguro kandi rwose ntibikubahisha. Ntugahe inama umuntu utayikugishije. Uzayigusaba uzayimuhe. Nutanga inama jya wirinda kwitangaho urugero bitaba kwirata, keretse uyigusabye akubajije uko witwaye mu mimerere nk'iyo ngiyo igihe nawe wari ufite icyo kibazo. Mu gihe wongeye kubonana n'umuntu mumaze igihe mudaherukana, ntugahite umubaza imyaka ye, aho akora, icyo akora, umushahara ahembwa n'ibindi, cyangwa ngo umubaze bene ibyo bibazo kuwo bashakanye cyangwa se abo bavukana. Iryo perereza naryo si ubusirimu, si n'umuco. Umuntu ujijutse warezwe neza ntiyivanga mu nkuru atatumiwemo cyangwa mu bibazo bitamureba. N'iyo yabimenya cyangwa yabyumva bihita, keretse gusa nyirabyo agusabye kubyumva cyangwa se kubyitaho, kumufasha, mbese ni bya bindi ngo ibitakureba ureba hirya. Niba wambaye amataratara cyangwa se amarinete yijimye, yayandi y'izuba twita sunglasses, ni uko mu nzira umuntu akakuvugisha, yakuremo akanya gato mubanze muvugane akureba mu maso. Ni ikimenyetso ko umwubashye. Kuvugana n'umuntu murebana mu maso ni ubusirimu bungana no kumutega amatwi utarangaye. Ntukirate amafaranga cyangwa ubukire mu bantu bibabariye. Ntukarate abana mu bantu babuze urubyaro. Ukwandikiye ubutumwa bugufi ariko bitagukundiye gukora ibyo ubusabwamo, jya umusubiza nibura ko bukugezeho. Gusoma ntusubize ni agasuzuguro no kurenga abantu. Si ubusirimu nabwo rwose ndakurahiye. Suhuza uwo muhuye udategereje ko akubanza. Ihanganisha umuntu wagize ibyago aho kwihutira kubaza ngo yapfuye ate, yazize iki. Bene ibi bibazo nabyo rwose ni uguhaza amatsiko yawe, ntibikwiye. Iyo utumiwe ku mafunguro mu muryango, jya witwaza impano nto, icyo kunywa cyoroheje, ururabo nubwo rwaba rumwe, ipaki ya biswi. Bibereka ko uhaye agaciro ubutumire bwabo kandi ko uzi ko amafunguro ahenze. Kujyana igifu gusa nabwo si ubusirimu. Nuhura n'umubyeyi mu bihe byo kubona amanota y'abana, ntukamubaze ngo ya fura yawe yabaye wa kangahe, ku manota angahe, kuko utamurihira minerivare. Ushobora kumubaza uti abana se amasomo aragenda. Yashakaga gutanga amakuru akaba ari we uyakwihera. Nawe ku ruhande rwawe, niba abana batsinze neza mu ishuri, ntukabigire inkuru ubwira abahisi n'abagenzi. Ujye uvuga ko batsinze. Nibabikubaza, keretse ya nshuti magara muganira akari ko kose, ibindi biba ari umwirato cyangwa se ubujajwa. Nubona poromosiyo mu kazi cyangwa ugatsindira umwanya w'akazi wihariye, ntuzabe uwa mbere wo kubitangaza ku karubanda cyangwa se kuri izi social media, status n'ibindi. Ibyo ni ibyo ubwira inshuti z'akadasohoka.
Ibindi nabyo bishoboka gufatwa nko kwiyemera ku karubanda. Ushobora kuhashyira ikintu kuri social media nko gushyingirwa, kwibaruka, gupfusha, guhura n'inshuti n'abavandimwe. Ibi bintu rwose uko ari 27 mbabwiye muri aka kanya bizagufasha mu buzima uza uri kujyamo cyangwa se urimo ndetse n'ubuzaza. Niba ukunda bino biganiro mbashyirira kuri YouTube channel wakora like, mu gihe wifuza kuzajya ubona n'ibindi wakora subscribe, niba wifuza kubisangiza inshuti zawe kora share. Uzaba utwongereye imbaraga mu gukomeza gushaka no kujya tubagezaho ibindi binyuranye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.